nongeye kwifuriza ikaze udahemba kutwumva umunsi ku wundi tukurarikira kubana natwe kuri umurongo wacu Abahetsi Official. Ngira ngo nawe nimba ari ubwa mbere ushobora kugeze kuri uyu murongo ukore subscribe, ukoresha yo comment ndetse unaliking maze komeza ubane natwe kuri uyu murongo wacu Abahetsi Official. Ngira ngo rero kuri uyu murongo wacu muri kubona umutumirwa dufite ndetse mbameneye n'akabanga niwe nyiri channel official Abahetsi Official. Ngira ngo bidatinze rero kagira icyo tubwira nabanza nibwira bashobora kuba batamuzi cyangwa se bari ko twumva none ahangaha abanza bibwire. Ngewe uyoboye ikiganiro mbabwire ko nitwa Iyaremye Bernard, wakwibwira abadukurikiranye. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nitwa Zaninga Christine. Ku bantu batanzi nitwa Zaninga Christine. Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen. Ngira ngo abantu benshi bishimiye kubana nawe, yaba ari abasanzwe bakuzi cyangwa se abakubonye ari bwo bwa mbere, nabo bafite amatsiko yo kumva uwo uri we n'icyo ugiye kutugezaho. Uyu munsi se wa none uri kumva udishiye iki? Mfite ubuhanuzi mu minsi yasize nagiye mbutambutse ahantu henshi, ariko uyu munsi wa none ndumva nshaka kubucisha kuri Abahetsi Official. Ku Bahetsi Official ni ukuvuga ngo nibwo bwa mbere ugiye kubucishaho? Ngiye kubucishaho bwa mbere. Hanze hagenda havugwa byinshi. Ubuhanuzi wafite uyu munsi wa none cyangwa se ubutumwa Imana yaguhaye yaba ari ugiye kuvuga kuki? Nubwo gukomeza abantu, ndabizi neza birashoboka ko nubwo gukomeza abantu ndetse no kongera kubabwira ko bakwiriye kuva mu byo bibwira bagasenga Imana. Muri iyi minsi abantu benshi bacitse intege basubira inyuma, ariko nshaka kubabwira ngo nibihangane, bongere basenge, bongere begere Imana. Iminsi ni mibi kandi ni iminsi iruhije umugenzi. None se uti bongere basenge Imana, se waba ugiye kubabwira ko insengero zigiye gufungurwa kugira ngo abone aho basengera? Oya, ubundi urusengero rwa mbere ni mu mutima. Ni mu mutima. Nubwo zaba zifunzwe, ubundi izi nsengero iyo ziba zifunguwe ubundi na ahantu abantu baruhukira. Yego. Ariko urusengero nyakuri ni urwo mu mutima. Yego. Ese nimba ari urwo mu mutima, umuntu aramutse ari gusengera mu mutima, ubundi weho wabibwirwa n'iki ngo hagati aho ngaho umenye ko abantu baretse gusenga, ko batakiri gusenga kuko urimo kubabwira ngo basenge cyane? Se ubwirwa n'iki ko badasenga kandi urusengero ruri mu mutima? Ese ushobora kuba ubasha guhinguranya mu mitima ukabasha kureba ikirimo? Urakoze, Imana iguha umugisha. Ngewe ntago nshinzwe kumenya ko akwiriye gusenga, nshinzwe kumubwira ngo yihane, hanyuma Imana igasigara ikora akazi. Nta nubwo nshinzwe kumubwira ngo kizwa ku gahato se, oya. Ahubwo icyo nemerewe ni ukumubwira ko akwiriye kwiyeza, akitunganya buri munsi, ko ejo yatungurwa, n'ejo bundi yatungurwa, uyu munsi yatungurwa, n'ijoro yatungurwa. Yabera amaso izamurye. Yego. Yego. Reka rero tukureke ubwo utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye gusangiza abantu bayo muri aka kanya. Bicare basasa akabogi, ubundi twumve ibyo umuhanuzi cyangwa se profeti, umukozi w'Imana agiye kutubwira. Yego. Karibu. Murakoze, Imana ibaha umugisha kandi nawe ndagushimiye cyane. Wowe wabonye uyu mwanya kugira ngo uze tubane muri uyu mwanya. Imana iguha umugisha. Nyuma reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu, uri umuhoza, kandi ujya ubasha guhoza abantu bari kurira ukabamara umubabaro. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Data wa twese, uri ibyiringiro byacu, turagushimiye Mana. Hari abantu benshi bamaze kuva mu mubiri, bamaze kugera hacecekerwa, ariko twebwe tukwitabye tugihumeka umwuka w'abazima. Iryo ni ishimwe rikomeye. Tope Estance, turagushimiye Mana, tugushimiye urukundo n'imbabazi watugiriye.
izina ryawe nirishimwe. Urakoze bana natwe muri uyu mwanya, udushigikire Mana, kandi turakwinginze ngo umwuka w'Imana ubane natwe, wongere wivuge, izina ryawe rishimwe. Urakoze byiringiro byacu, ntugumane natwe mu izina rya Yesu, amen. Kongeye gushimira Imana yabaye mu ruhande rwacu, yaraturinze. Abakunzi bacu badukurikirana ku Bahetse Official bamaze iminsi batambona mu gihe kingana n'ukwezi, maze iminsi ndwaye, ariko ndashimira Imana ko ngarutse ni muzima. Nageze ahantu habi cyane ku buryo n'abantu babirebaga bakavuga ngo byawe birarangiye, ariko nshimiye Imana ko ngarutse ku Bahetsi ngihumeka umwuka bazima. Abantu benshi nukuri barabibonye, kandi ndashima hari n'abantu badusoye. Yego, turabashimira cyane, mwagize ubwitange bukomeye, muradusura mu burwayi twari dufite. Imana ibaha umugisha. yego. Hanyuma dushimiye Imana rero yakomeje kuba mu ruhande rwacu. Nukuri reka mvuge ngo ahanjye haba haribagiranye, ariko uyu munsi wa none nongeye gutambutse ishimwe. Yego. Yuko ngihumeka umwuka w'abazima. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma reka tumanze dushome ijambo ry'Imana kugira ngo twinjire mu Imana ishaka kuvugana natwe. Reka udufashe turebere muri Yeremiya. Yeremiya. Yego. Yeremiya. Yeremiya 30, uraza gusoma kuri 13 kuri B yaho. Yeremiya 33 13 kuri B yaho. Igice cya 33. Yego, 13 kuri B yaho. 13. Yego. Niba utarahagira reka dusome mu mudugudu niho. 13 kuri B yaho haravuga ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Sinzi niba nawe wahageze. Yego. Yego, wasoma Yeremiya 13 13 B yaho. Ko ntari kuhabona. B yaho munsi ya 13 gatoya. Munsi ya 13 gatoya. Hagati ya 13 na 14. Haho ndi kubona tu. Imana iguha umugisha cyane. Reka dusubiremo. Intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Mumvugire ngo amina cyane. Amina. Jambo ry'Imana riravuze ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, yongere azibare. Bivuze ngo Yesu azongera agaruke abaranwe n'abantu. Yego. Imana itugirire neza. Amen. Azongera aze asuzume intama yasize. Birashoboka ko yagusize uri umuririmbyi, birashoboka ko yagusize uri umudiyakoni, birashoboka ko yagusize uri umuvugabutumwa, ariko noneho igihe kirageze yongereza asuzume, arebe neza ko umurimo yagusizemo kuri murawukora neza. Aravuze ngo azongera agaruke arebe izi ntama yasize niba ziri kuri gahunda, niba zikiri ku murongo. Yesu akugirire neza. Amen. Aravuze ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo. Haleluya. Amen. Yesu niwe nyiri intama, niwe uzi neza igihe azazira kureba izi ntama yasize. Yego. Imana ikugirire neza cyane. Amen. Azagaruka arebe ko niba ukiri intama cyangwa niba warahindutse ihene. Nasanga warahindutse ihene azaguhemba,
azaguhembera ibyo wagize ute ibyo wakoze. Imana ikugirire neza. Nasanga ukiri intama nawe azaguhembera ibyo wagize ute ibyo wakoze. Yesu mu bigaragara azagaruka kongera kugira ute gusuzuma yongera abari intama yongere abari intama yasize. Imana ikugirire neza. Jambo ry'Imana riravuze ngo Yesu azagaruka yongera arebe neza kw'izi ntama ari nzima. Imana ikugirire neza cyane kandi Imana ikwambike imbaraga. Yesu yongera kurengere rero ku manywa na nijoro kandi Yesu yongere akube hafi. Umunsi umwe twari twasenze Imana ivugana nanjye turi mu rusengero. Imana iravuga ngo mwana wanjye ugiye guca mu ruganda. Sindi buza kwinjira mu buhamya ahubwo ngiye kwinjira mu kintu Imana yavuganye nanjye ikambwira ngo ukigeze ku banyarwanda ukigeze no ku bantu bari inyuma yarwo. Imana ikugirire neza. Amen. Umunsi umwe rero Imana ivugana nanjye ndabyibuka ari kuwa gatanu iravuga ngo mwana wanjye ngiye kugucisha mu ruganda ariko nubwo ugiye guca mu ruganda nzabana nawe nzakugirira neza. Nshaka kukwereka umuntu. Imana yarabyemeye yemera ko nca mu ruganda yemera ko nyura mu ruganda. Reka mvugeho gatoya cyane kugira ngo ninjire mu cyo Imana yavuganye nanjye. Umuntu yarampamagaye arambwira ngo mbese bwa buzima muracyaburimo. Ndavuga ati turacyaburimo. Arambwira ngo mbese ntabwo ushobora kuza tugahurira hano muri gare. Ndamwemerera ndagenda duhurira muri gare. Arambwira ngo mbese wakurangira akazi wacemera. Ndamubwira ati akazi nakemera. Akazi kose wacemera. Ndamubwira ati akazi kose nakemera. Mubwira akazi ntabasha kugira ute gukora. Ndamubwira ati akazi k'ubusambanyi n'akandi kazi kadahesheje Imana icubahiro ako sinzagakora ariko akazi gahesheje Imana icubahiro nzagira ute nzagakora. Yesu akugirire neza cyane kandi Yesu akwambike imbaraga. Hanyuma arangije arambwira ngo guma aho ngaho ndaje. Aragenda ajya munsi ya gare. Ageze munsi ya gare yahatinzeho iminota 30 arongera aragaruka. Ageze hamwe nanjye arongera aransuhuza nk'umuntu tutagize ute tutahoranye cyangwa se tutabonanye. Arampobera akimara kumpobera ubwenge bwagize ute bwarayobye. Bukimara kuyoba hanyuma ngewe nashidutse nkejo mbona nisanze turi muri Uganda turimo kuva mu modoka. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma noneho ubwenge bwasanye ngaho bugarutse ndamubaza kubera iki turi hano na twari turi muri gare tuganira ku bintu bijyaniranye n'akazi bizagenze gute. Arangije arambwira ngo iyo nza kubigusobanura ntiwari kubyemera. Nanjye nakoresheje tekinike yanjye yarabimbwiye neza ntabwo yaciye ku ruhande. Tugeze aho ngaho muri ico gihugu arambwiye ngo nakoresheje tekinike yanjye. None habonye ntangiye kumubaza ibibazo byinshi arongera agira ute reka tuvuge ko yakoze ku giti. Ariko ndashimira Yera yabaye mu ruhande rwanjye. Uyu munsi wa none ngaba ndi kongera kuvuga Yera. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma twaragiye na none mbona tugeze ahantu ku nyanja. Iyo nyanja bayitaga ngo ni Victoria. Noneho tuva mu modoka tukimara kuva mu modoka twinjira mu bwato. Aho ngaho nta kintu nanemerewe kuvuga nari ngeze aho umwana arira nyina ntabashe kugira ute ntabashe kumwumva. Hanyuma twuriye ubwato. Ubwo bwato bwatwaraga ibintu n'abantu. Kwinjiye mu nzu yari irimo ibyumba 2 na salo. Hanyuma muri iyo nzu yari irimo ibyumba 2 na salo twasanzemo abagabo 3. Wa mugore abo wa 4 nanjye mbo wa 5. Hanyuma abagabo bazanye gakombe kano gatoya bahera mu mwana amata. Uyu mutoya ukiri mutoya cyane. Barampereza ibyo bampaye nabonaga ari ibintu by'umweru. Barambwira ngo inywa. Ndababwira ati sinjyanywa amata. Barambwira ati oya inywa. Havamo umuntu umwe nsubiye inyuma gatoya wa mu mama yarasohotse. Akimara gusohoka uko yasohotse ntabwo yongeye kugira ute ntabwo yongeye kugaruka. Ntabwo yagarutse. Nari mfite agatelefone gato ariko ku gatelefone kari kasizemo umuriro. Uko nabiherukaga ndi muri gare telefone nongeye kuyirebaho ngeze ahantu nabonaga bikomeye.
hanyuma umugabo umwe muri ba bagabo batatu arangije arambwira ngo niba warigeze gusenga Imana usenga Imana igukure hano. Hanyuma mbita nibuka ko ku rusengero bambwiye ijambo rikomeye bakambwira ngo Imana igiye kunyigisha umuntu kandi nzi neza. Arangije ndavuga ati burya Imana ije kunyigishiriza kuri uyu muntu. Yongera mbwira Imana ngo Mana wemeye ko nza gupfira muri iki gihugu kitari icacu kubera iki? Wemeye ko mfa mbura n'uncingura? Iyo wemera ngapfira no mu Rwanda nkabana n'umuntu uncingura. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma wa mugabo ngaravuga mu Kinyarwanda. Arangije arambaza ngo mbese urasenga? Ndamubwira ngo ndasenga. Arongera arambwira ngo Imana ukorera igukure hano. Yego. Arongera bampaka agakombe ndababwira ati ntago njyanywa amata. Hanyuma barasohotse bamaze gusohoka bafungira inyuma, bamaze gufungira inyuma bansiga muri yanzu. Yego. Hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye nakubwiye ko nje kukwigisha umuntu ariko humura ndi kumwe nawe. Burya icambere niba ufite ijwi ry'Imana ryakubwiye ritari pirate, icambere nukwibikaho amakuru. Ndashimira Imana ko Uwiteka ari kuvugana nawe. Amen. Hanyuma numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye injira mwakira cumba urebe. Ninjiramo muri ico cumba hanyuma nzanga harimo ibintu by'amahembe, nzangamo izi ntebe za Kinyarwanda, nzangamo n'ibindi byinshi ntabasha kugira ute, ntabasha kumenya. Yego. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbese uritegereje urarebye? Ndavuga ngo ndabonye. Ijwi rirambwira ngo noneho rero sohoka winjira no mwakira cumba. Naco ndasohoka ninjiramo nzanga kirimo ubusa. Yego. Ngezemo numva ijwi rirambwira ngo reba mwidirisha, ndeba kwidirisha nzanga idirisha rifungishijwe umusumari. Ijwi rirambwira ngo ngaho rifungure, ndarifungura. Hanyuma ryajwi rirongera rirambwira ngo noneho urira usohoke hanze. Yego. Narafunguye rya dirisha ndasohoka hanze. Ngimara gusohoka ndabirinduka inyuma ya yanzu. Ngeze inyuma ya yanzu nsanga hari irimbi, reka mvuge ko ari irimbi kuko nahabonye ari ahantu bashingura. Yego. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma inyuma y'iryo rimbi nabonye hari ishamba. Nanjye natambutse muri rya rimbi ndagenda njye inyuma ya rya shamba, ndagenda ninjira muri rya shamba. Niko bwari buri kugenda bugira ute bwira. Muri rya shamba narirayemo, maze kuriraramo hanyuma mu gitondo nga saa 4 nibwo nafashe telefone ndayifungura kuko yari yazimye nibwo wari wasize. Ndangije ndongera ndayicana mbona iratse, ngiye mpamagarwa n'umuyobozi wanjye wanyoboraga. Yego. Reka mushimire ahari yitwa Christian. Nubwo uyu munsi wa none atakiyobora ariko mu gihe cye yarakoze, ndamushimira kuko Imana yaramukoresheje. Ese akabazo k'amatsiko gato yotari wakomeza? Yego. Mwahuriye muri gare wongera kwibona uri Uganda. Yes. Wabwiwe n'iki kari Uganda uri? Aho tukiri muri Uganda turi kuva mu modoka ubwenge bwasanye ngaho bugarutse. Yego. Bwasanye ngaho bugarutse kandi bavugaga n'ikirimi ntari kubasha kugira ute kumva. Mu Bugande n'ubwa kangahe wari ugiyeyo? Bwari ubwa mbere. Hanyuma uhageze uhita umenya ko ari mu Bugande mwagiye? Yes. Ngiye yaransobanura arambwira ngo iyo nza kubikubwira yego ntago uba wagize ute wabyemeye. Yego. Arambwira ngo nanjye nakoresheje tekinike yanjye. Yego. Murakoze. Hanyuma akimara kumpamagara mbitamubwira ahantu ngize ute ahantu ndi, ariko akimamagara bwa mbere ntago namwitabye, n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu injira ya kane niho namwitabye. Ndamusobanurira, maze kumusobanurira arambwira ngo mbese uri hafi n'amazu, namubwira ati oya. Arangije arambwira ngo urira igiti. Igiti ndagifata ndacurira, maze kucurira reba amazu nguko wareba ng'inyoni iri kuguruka. Yego. Hanyuma arambwira ati abari ugenda uri kugira ute uri gusatira uri kwerekeza muri iryo shamba. Numva ko namazemo gatatu. Yes. Utarya utanywa? Nta kurya no kunywa ntago byari bihari, nari ndabijya simbihawe nandi, nari ndabambikuye hese. Ariko Uwiteka abana
nanjye. Yego. Hanyuma ndabyibuka ahantu nageze bwa mbere nabonye umwana akimara kumbona nuko nari imeze, ariruka, akimara kwiruka nanjye aho yirukiye niho nagiye nkana. Yego. Bakimara kumbona noneho n'ababyeyi be barafunze baravuga ati uyu muntu kuko naraviriranaga cyane imishubi yari yanyishe. Hanyuma barangije barambaza se hehe, ndabasobanurira barambwira nabo baremera turaganira, ariko twaganiraga bo bari mu nzu ngeni hanze. Bo wasanze bazi Ikinyarwanda? Yes, bari bazi Ikinyarwanda. Hanyuma barambwira ngo ahantu baturuka ni Bugesera. Urukumva cy'Ikinyarwanda bari bagize ute? Bari bakizi neza. Hanyuma turaganira mbagiriraho umugisha Imana irabakoresha, baramfungurira bashusha amazi, basanga aho bari kunyomora. Hanyuma wa mwarimu witwa Christian arongera arampamagara ndi muri rwa rugo arambwira ngo mbese bimeze bite. Ndamusobanurira arambwira ngo bampe bavugishe, arabavugisha. Akimara kubavugisha arabwira ngo reka mboherereza amafaranga mugira ute mu mutegere. Barantegeye rero, bantegeye nkejo. Hanyuma ahantu nagarukiye ni Mucanika, barambwiye imodoka yanzanye, umushoferi arambwiye ngo amafaranga yakuzanye agarukiye hano uri buze kuvamo. Mucanika. Yego. Hanyuma n'amaguru birumvikana na amafaranga nari mfite. Naragiye ngeze mu Kidaho, sinze ahantu narebye mbona bari gukora amatelefone, amaradiyo. Ndavuga ati ahantu bari gukora amatelefone mfite memory card, reka nyibajyanire bayigure. Yego. Narayibajyaniye nkibara kuyibahereza barayireba barasuzuma, ni memory card nari naraguze 3,500. Bayisuzumye baravuga ngo turaguha amafaranga 500. Ayiwe. Bababwira ati oya munsubize memory card yanjye. Barayima nagenda ngeze imbere numva wapi biranze, numva inzara imeze nabi, nongera nsubira inyuma ndababwira ati ya 500 muyame. Barongera barayisuzuma niba baratekereje ko nayiguranye. Barangije barambwira ati oya ntabwo tukiguhaye 500, turaguha magana ngahe 300. Bivuga ngo nanze 500 nakira ngahe 300. Yes, atugirire neza. Ariko turashimira Imana ikomeje kuturinda kandi uyu munsi wa none yaratugaburiye. Imana ishimwe. Hanyuma naragiye nicara ahantu, ariko mpicara naguze igisheke cya 200. Yego. Cya gisheke ndagikongora ariko kukijya kirananira. Aho nari nicaye imvura yaraguye irahanyagirira. Imaze kuhanyagirira hansanze umugabo arambwira ngo mbese ntabwo wabonye ko imvura irimo kukunyagira. Yankuye hahana njyana kunyugamisha. Imana itugire neza nawe Imana imuhe umugisha, nubwo wende uyu munsi wa none ntazi izina rye, ariko ndabizi reka mushimire nawe yakoze iby'imbaraga. Amen. Hanyuma ndagenda ndugama, imvura imaze guhita wa mwarimu arongera ampamagara arambwira ngo mbese ugeze hehe. Ndamubwira arangije arambwira ngo nago nshobora kuba nakoreye umugisha uturutse hanze ngo uwa hano mu Rwanda mu gihugu ngo nanigwe kuwukorera. Arambwira ngo fata imodoka nugera muri gare ndaza kugira ute ndaza kwishura. Hanyuma rero naragiye ngeze muri gare arishura, nta kintu yigeze ambaza. Yego. Hanyuma naragenda aryama, muri iryo joro naryamye marayika yaransuye. Imana ishimwe. Amen. Amaze kunsura ngiye kubona mbona ingobyi. Iyo ngobyi yari ihetse umurwayi, ni ingobyi ya Kinyarwanda. Mbona harimo abantu 4. Hanyuma ngiye kubona mbona muri abo bantu 4 havuyemo umwe muri babandi bari bafite ingobyi. Umurwayi arataka wari uri muri ya ngobyi. Amaze gutaka nagiye kubona mbona marayika arambwiye ngo mbese uritegereje urabonye? Ndavuga ngo ndabonye. Nangije nanjye ndamubaza namubwira ati se ko bantu bahetse bari bafite ingobyi kandi iyi ngobyi bari bajyanye umurwayi kwa muganga, hanyuma uyu murwayi buze kugera kwa muganga gute? Arangije arambwira ngo aba bantu 3 basigaye ntago babasha kugeza umurwayi kwa muganga. Arangije arambwira ngo aba n'abantu bahetse itorero, ariko uyu munsi wa none batakirihetse, birugiyeho shitani yabateje ibibazo, abateza intambara, noneho ntabwo bagisengera itorero. Uyu munsi barimo baragira ute? Barisengera. Barimo barisengera. Shitani yagiye abateza ibibazo, babandi Imana yari yarashize kwizamu ngo basengera itorero, hanyuma shitani abateza ibibazo, noneho baratangira bagira ute? Bihugiraho. Arangije arambwira ngo uyu munsi wa none niyo mpamvu itorero riri kugira ute? Riri gutaka, ririmo rirarira kuko ryabuze ugira ute?
hanyuma amfata ukuboko aranjyana angeza ahantu nabonaga bari gukina umupira, arambwira ngo mwana wanjye itegereze urebe. Nabonaga ari amakipe abiri, nditegereza ndareba mbona abakinnyi barakina, ngo bamare gukina umwe muri ba bakinnyi aragenda avuna mugenzi we. Amaze kumuvuna arangije arambwira ngo uri kwitegereza urabonye? Nabubwira ngo ndabonye. Arangije arambwira ngo abasaba abakinnyi ureba ahubwo abantu bahuriye mu itorero barimo barasengana, ariko iyo umwe avuyemo akabwira mugenzi we ikintu kimukomeretsa aba yarangije kugira ute kumuvuna. Yego. Hanyuma arangije arambwira ngo uzagende umbwirira abantu banjye ngo bagende bongere basenge kandi bige kubana neza. Yego. Imana ikugirire neza. Wowe uri kunyumva, Yesu akwegere cyane kandi akwambitse imbaraga. Tope instance. Hanyuma yarakomeje amfata ukuboko aranjyana ngeze ahantu mu rusengero, ariko aho mu rusengero hari harimo korari yari irimo irepeta. Yego. Iyo korari yarepetaga buri muntu wese uko yinjiraga, marayika yahise azana igitabo cya registre. Haje umumama umwe wari uhetse umwana, akimara kugera muri korari abwira perezida aramubaza ngo mbese kubera iki wacerewe? Arangije aramubwira ati rero impamvu nacerewe nuko nari najyanye umwana kwa muganga. Arangije aramubwira ati rero, arangije aramureka yinjira muri korari. Marayika arambwira ngo uritegereje urabonye? Namubwira ngo ndabonye. Arambwira ati kuriya aramubeshe perezida arabyemeye kuko atabashije kureba hehe mu mutima. Nibyo bya bindi wambashije ngo mbese kutabasha kureba mu mutima ubibwirwa neza. Imana iguha umugisha cyane, nawe wari ufite iyerekwa. Hanyuma marayika arangije arambwira ati rero uzagenda ukuriya niko abantu muri iyi minsi bameze, barimo barabesha bakibwira ko njyewe ubwanjye ntabibonye kandi iyo nabibonye ndabyandika. Ariko perezida we ntacyo agira ute, ntacyo abikoraho. Arambwira ngo kandi abafite impamvu zimeze kuriya barimo bagenda babesha. Yarabeshe ngo umwana we ararwaye kandi atagize ute, atarwaye. Uzagenda umbwirira abantu banjye ko nje gukuraho ikintu cyitwa impamvu. Arambwira ngo mbese ninkuraho impamvu izindi nzitwazo zizava hehe? Yego. Hanyuma marayika arakomeza mfata ukuboko aragenda njyana muri gare. Angejeje muri gare ngiye kubona mbona arimo aratanga amatike. Harimo abayemeraga hari n'abayangaga. Babandi bemeye ya matike yarabafashe arabajyana ahantu mu modoka. Ngiye kubona mbona arabatwaye. Hanyuma bageze mu nzira ngiye kubona mbona bamwe batangiye guca hehe mu birahuri. Ntibagera iyo bagize ute, iyo bagiye. Marayika arambwira ngo umva nkubwire uko bose batangira urugendo siko bazagira ute, siko bazarusoza. Marayika arakomeza amfata ukuboko aranjyana angeza ahantu abantu bari bane bicaye hafi y'ameza. Ngiye kubona mbona marayika afashe ibyo kurya ashize muri ayo meza. Arangije arababwira ngo ngaho ni murye. Ngiye kubona mbona babiri baratangiye barasinziriye bataye ibitotsi kandi nta bitotsi bari bagize ute, bari bafite baja kuryama. Rangije mbaza marayika namubwira ati se kubera iki bari abantu bazana ibyo kujya hakavamo babiri bakagenda bakajya kuryama n'ukubera iki? Arambwira ngo barani babandi bagera mu gihe cy'ijambo ry'Imana bagatangira bakagira ute, bagasinzira. Yego. Babandi babiri basigaye bafata ibyo kurya bararya, bamaze kurya hanyuma nabo igihe kiragira babagwaye iki, baba barwaye diyari. Yego. Mbaza marayika kubera iki bari abafashe ibyo kurya bakarya bamara kurya igihe kikagira bakarwara diyari. Arangije arambwira ngo aba ni abantu bumva ijambo ry'Imana ariko bakaryumva igihe gitoya ubundi rigahita rigira ute, ribavamo. Yego. Arambwira ngo uzagenda umbwirira abantu banjye ngo buri wese azabaza icyo yagize ute, icyo yumvisha cyangwa icyo yamenye, cyangwa se icyo yagize ute, icyo yamenye. Yesu abagirire neza. Abantu benshi muri iyi minsi bagera mu nsengero shitani akabafata akabateza ibitotsi, babageze mu ijambo ry'Imana bagasinzira. Menya ngo nibyo uzagira ute, uzabibazwa. Yego. Turi kugana ku musozo, marayika yamfashe ukuboko aranjyana ngeze ahantu
ku rusengero arambwira ngo noneho bera amaso aba bantu bari muri urusengero. Amicomba arambwira ngo kandi nuramukurangaye nzagaruka ngira ute ngukubite. Hanyuma abadayimoni barabyumvishe, reka mvuge ko babyumvise, barangije bajya gutanga amakuru. Ngiye kubona mbona umudayimoni azi yarakaye cyane. Hanyuma ngiye kubona mbona binjiye muri rwa rusengero, banteje uburangazi binjira muri rwa rusengero. Bamaze kwinjira muri rwa rusengero ngo nuko abantu bari muri rwa rusengero babateza uburangazi. Bamwe barabakubita, abandi barabafata barabajyana, abandi barimo baririmba babateza kuririmba batagira ute batumvikana. Bateza kuririmba batagira ute bateranya imigongo. Hanyuma ngiye kubona mbona imodoka iraje, iyo modoka yari ifite ingoni. Hanyuma mbona iyo modoka iri kwatanya, ntabwo yacaga mu muhanda, yatanyaga hibonye. Yimara kuyibona manika amaboko. Burya iyo umuntu yatsinzwe akamanika amaboko, uri kumva nta kindi kintu bagira ute bamukorera, ahabwa iki imbabazi cyangwa se bakamushyira mu gihano cy'uko yagize ute wenda yakoze amakosa. Hanyuma wa muntu wari utwaye imodoka araza arambwira ngo mbese ko wasigiwe icombo ukabwirwa ko nutegwa uzahamagara, ni igiki cyaguteye kurangara? Yego. Tangije nanjye namubwira ngo ntago mbizi, ariko mubwira ko abo bajyanye nzaho bagize ute babanyujije. Yego. Marayika arangije arambwira ngo ugende ubabwire bagaruke, nibaramuka batagarutse njye ubwanjye nzagaruka ngira ute mbigarurire, cyangwa se abaryamye ngaruke mbibyukirize. Ugende umbwirire abantu banjye bakora umurimo hakiri ku manywa, kuko bugiye kugira ute bugiye kwira. Imana ikugirire neza cyane. Twasomye ijambo ry'Imana ari kuvuga ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo yongera agira ute yongera zibare. Birashoboka rero ko wasubiye inyuma, birashoboka ko wahuye n'ibigeragezo ukananirwa kwihangana, birashoboka ko waciye muri byinshi bigatuma ucogora, bigatuma unanirwa. Ariko uyu munsi reka nongere ngubwire ngo Imana ikuntumyeho ngo ngubwire ngo komera, ongera ugaruke mu nzira. Nyamara warahabye, urongera wigira mu byo wishakiye, wagiye mu busambanyi, ujya mu bujura. Imana ikugirire neza. Reka uyu munsi wa none ukimara kumva iki kiganiro, Yesu yongera kugarukeho kandi wongere wingingi yera, yongere ikubabarire, uyibwire ngo Mana, burya naciye mu nzira itagukwiriye, naciye mu nzira itagushimishije, nanjye ndagarutse kugira ngo nanjye wongere ugire ute umbone. Imana ikugirire neza. Rero tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wacogoye, warananiwe, ariko uyu ni wa munsi ukure kongera kugira ute kwitekerezaho, ukisuzuma, Imana ikakugirira neza. Imana iracyafite ibambe n'imbabazi, iracyateza ibiganza kugira ngo igire ute ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, uri umukozi w'umuhanga. Ayiwe, ijambo ryawe riravuze ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo yongera zibare. Uwiteka nugaruka uje gusuzuma izi ntama, reka uzasange ari intama zitarahindutse ihene. Uwiteka nyakubahwa Imana, tope estance, girira neza abantu bawe, bambike imbaraga, bakure mu rungabangabo, abantu baheze mu rungabangabo, nta wundi wabakura mu rungabangabo. Kandi burya n'abagome reka wongere ubahe umutima wo guca bugufi, ubahe imitima mizima. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze, gumana natwe, uturengere muri byose. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.